mbese Imana ubwo niba bahinduye bahinduye ko Imana ari yakoze amanyanga inashyiraho cya giti gito n'ibindi byose abanga ko Mana ngo yaba ntabimenya uyu mugore waramumpaye ngo nijye wamusengeye ngo uyu mugabo umuntu akitotomba kumbi ntago ari ikibazo cy'Imana yamuguhaye ahubwo ikibazo ni uko udasinzira uraturumbura kuri konte muri telefone yaciye he yanyuza aha mu muryango ibintu byose ugapikamo njya ngira akantu njye mbwira kuri telefone ngo giye ntaho ngira mbika ibimbabaza haruze kandi iyo shusho ntacyo uri buyihindureho ahubwo uriga kubana nayo sawa kandi urakumvise ndakumvise kubana nayo ubundi kubaka urugo ruzima si uguhangana n'ingeso z'umuntu ahubwo ni ukwiga kubana n'ingeso z'uwo muntu yes ako kantu rero hari igihe ushobora gusanga nk'uko madamu wanjye Jackie yabati pastor kana cyangwa runaka we yangeraho ibyo mbonaho nibyo narindi byo mbere y'uko mbona ahubwo nuko urwo rutari rwakira ku musozi yes yarataragera ku munzani ntabwo urugo rero yarataragera mu ndororwamo yego cyo gihe nayo ntitubona za bya gahunda nigumenye uko afuha uko arakara uko iwanyu bakarakara uko kugenzura uko umugabo ari uko atangira ni wa muntu uhambira agasheri burya ntabwo yahindutse ari uko uhageze ahubwo urugo ruragutwikurura kurya bakuvana hagatimba ugeze ku buriri ni ku rugo rutwikurira isura yawe nyayo originali yawe nyayo ifata Yakobo abana bose Yakobo yabyaye bavuye muri Yakobo urumva icyo cyo gusobanura ko buri gihe Imana ibikeneye wa muryango utavangiye ku bantu bagahura nta bana ku ruhande rero ibyo byose tugira ku ruhande byari ikibazo murakono yaravuze ko imiryango yose izahermisha muri Abraham ariko Abraham aza kugeza ko yongeyeho n'abandi n'undi mugore ku ruhande n'abandi iramureka ariko mu bantu bo mu bisekuru byacu bya kera uwitwa Isaka yashakanye na Rebeka gusa Imana ihabwa icyubahiro bagabo bene data turabasaba kugira ngo tugere ikirenge mu cyande cya Isaka kuko urumva ari cyo kintu amakimbirane nahaza Yesu nashimwe cyane inshuti zacu inshuti za za GB Ministries turabakiriye mu izina rya Yesu uyu ni wa munsi mwiza umunsi wacu Imana yo yaduhaye kugira ngo tunezererwemo nuko ijambo ry'Imana ritubwira kandi iyo wubaha Imana ugendera nkuko ijambo ryayo ribigusaba ugomba kunezerwa atari uko ibibazo byashize atari uko intambara zarangiye ariko kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira iyo tubigendeyemo bitubera bityo rero turabashimiye cyane uko muhora mudukurikira uko muhora mutwandikira mutubaza amakuru tubaza ikiganiro cyangwa se komenti muba mwashyizeho turabashimiye cyane Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ikomeze kubanezeza mu mirimo yanyu ya buri munsi mu ngo zanyu abanyu aho baherereye hirya no hino Imana y'amahoro ikomeze kubanezeza cyane uyu munsi rero twatiwe iteka ryiza cyane twongeye guhura n'umukozi w'Imana muramukurikirana hirya no hino mukunda kumubona mu biganiro bitandukanye mukunda kumubona mu matorero yigisha hirya no hino pe ndabizi ko mumuzi kandi muramukunda rero uyu munsi twagiriwe amahirwe menshi cyane kuba twamubonye natwe hano kugira ngo tuganire tugire ibintu bimwe tumusobanuza erega burya kugira abantu bakuru dusobanuza n'iby'agaciro ntabwo twabifata rero nk'ibintu bisanzwe iyo dusabye umuntu ufite inararibonye mu kintu runaka akaza akatuganiriza ntabwo twabifata nk'ibintu bisanzwe oya rero turabubaha kandi turanabasengera ngo Imana y'amahoro ijye ikomeza kubagirira neza mwamubonye mu kanya turamuhereza umwanya kugira ngo atwibwire hanyuma dukomezanye twese mutuzi rero reka dusenga Imana data turagushimiye tuguhaye icyubahiro uri Imana yo kwiringirwa ibihe byose uradukunda ibyo twarabisobanukiwe neza kubaho kwacu ni wowe uturengera mu byoroshye no mu bikomeye turakubona mu bihe byose imvura igwa izuba riva turakubona kandi tuzahora tukubona turagushimiye uyu munsi mwiza rero waduhaye umukozi wawe mwami waduhaye uyu munsi reka twishimane nawe kandi uduhane umugisha nawe kugira ngo mwami amagambo agiye kutuganirira atubere inkomezi mu rugendo atwubakire ingo adukomeze mu buzima bwacu bwa buri munsi turagushimiye izina ryawe rihabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru byose iyo dusenga tuba twiringiye kubyumvise mu izina rya Yesu
amen 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 Yesu nashimwe cyane umukozi w'Imana turi kumwe yitwa Ntambabazi. Rero reka tumwakire abibwire hanyuma mbabwire igikurikiye. Tubaye ikaze pastor. ya murakoze cyane kumpa ikaze nk'uko bavuze nitwa Pastor Ntambabazi Jean Baptiste nkaba ndi umukozi w'Imana mu itorero rya ADPR Pentecote yo mu Rwanda ariko nkafite ministeri nyobora yitwa Ubumwe bw'Abera Ministries itari itorero ahubwo ari abantu bahora bakisanzura aho twigisha kubohoka ariko bishingiye ku mwuka wera bidashingiye ku byo abantu bakora tutavuze ko nibyo atari byiza ku babihawe tutahakana ko n'amazi bayakoresha n'umunyu tujye ntabwo tubihakana ariko twe naho nkorera aba nishimira kuba ntumira no nicaranye n'abantu b'amateka nicaranye n'abantu bakorera Imana kandi kuri njye ntabwo mbifata nk'ibintu bisanzwe mwakoze kuntumira ndabashimiye nkaba byo kuvuga ngo ndi umugabo byo naba nkabirije barareba ko ndi umusaza byo kuba mufite umugore ntabwo ndapfakara ndamufite ndafite n'umwana ndashima Imana kandi reka mvuge ngo ndanezerewe amen Yesu aguha umugisha cyane turakwakiriye kandi twishimiye iyo ministry uvuze ngo ministry yitwa Ubumwe bw'Abera Ubumwe bw'Abera iryo jambo ubumwe ritumye ntekereza hari ijambo rimwe muri Bibiliya rivuga ngo ababiri cyangwa batatu ngo nibahuza umutima bazasaba icyo bashaka data azakibaha noneho burya kugira ngo uhuze n'umuntu nuko muba mufitanye ubumwe mubyumvikana mbese ikintu mugiye gukora mucyumva hamwe none ubumwe bw'Abera haleluya ariko mwaryumvise iryo zina Ubumwe bw'Abera Ministries Imana yo mu ijuru iguha umugisha ndawakiriye cyane kugira ngo wigishe abantu kuba bamwe gushyira hamwe kugendera hamwe bahuje bazi n'ikibahuje icyo ari cyo n'iby'agaciro Imana iguha umugisha kandi n'ubu utarakora subscribe kuri iyo channel wayikora agira ibiganiro byiza njya mbikurikirana mwubakwa nanjye nkafashwa rero iyo numvise ikintu kindyoheye nifuza namwe ko mwaryoherwa rero nimuzatinde muzabikore Yesu abaho umugisha cyane rero hari umuntu ugeze kubanganira nawe ndamubwira ni muzakurikira ikiganiro ngiye gutambutsa cy'umukozi w'Imana witwa Ntambabazi ahari uwo muntu n'ubwa mbere yari akumvise aravuga ngo Ntambabazi ngo ubwo se uwo muntu agira imbabazi arambwira ati ariko si ubwo ati kubera iki yiswe Ntambabazi rero reka mwisabire ngo mbese burya ababyeyi baratwita umubyeyi iyo yabyaye papa na mama baricara bakasohora umwana bakamwita amazina cyangwa se n'umuntu wenda akaba n'akabyiniriro umuntu agakura haza ese iryo zina warikuye nta kabyiniriro warikuye hese niko papa yanyize rero umuntu yambaye ati ubwo se kubera iki bamwise Ntambabazi nariko buri muntu buriya aba afite ubusobanuro bw'izina cyangwa n'amateka yaryo rero ese kuki ndagusobanurira ntugire ikibazo nakumvise ngaho tubwire kuri iryo zina mbere na mbere mbanje gushimira ntakunze kugira amatsiko yego kandi noneho na leta y'u Rwanda nyishimire yashyize uburyo bwose bwo guhindura amazina ariko njye ntabwo nigeze ngira umwanya wo kubikora kuko ntabwo ari izina ry'akabyiniriro ni izina riri mu byangombwa ni izina data yatwise ariko bituruka nawe ko bari mu isi ni ukuvuga ngo amateka arambuye papa umbyara ni umwana wa 11 abandi 10 bose bari barapfuye noneho rero sogokuru abonye abyaye umuhungu amwitatu urupfu ntirugira iki Ntambabazi naho byavuye ni urupfu rutagira imbabazi noneho nawe rero umva arangije ngira ngo nyuma ahise abyara undi mukobwa mwita ngo niba ari Nyirahene ati n'uyaza rutware reka nawe kumuha amazina so urumva rero papa yatubyaye twita ngo Fisi Ntambabazi ariko jewe maze kugira imyaka mikuru bari ibyo bya Fisi ntabyo nshaka ko ijambo Fisi runaka ubukoze transfer cyangwa ubukoze mutation y'ibintu by'iwanyu direct kuba yiswa mwene noneho ukanabishyira ku mazina yawe Fisi ni ikintu kitoroshye burya yaza kuba ari nk'umukozi w'Imana ari kwemera nkitwa Fisi runaka rero kubera ko atari umukozi w'Imana ari umukozi w'ibintu nabonaga bitari ibyo so rero naho yatwise abahungu twese kumugaragara ko twarabahungu barenga nka 20 nubwo nyine isi itemeye ko bakomeza ubuzima urumva rero naho ryavuye nongeye kuri iyi minsi nkumva
ntabwo ushaka kurikuraho yego nkumva ndashaka gukora icyo bita ngo izina si ryo muntu ntabwo ari ryo muntu urumva rero abyita uko nta kindi agambiriye urumva ko nawe muri we yari afite ihahamuka ry'uko nawe n'ababyara atazi ko bazaba bakiriho kandi fayinali n'ubundi mu bana barenga 50 turi batatu gusa urumva rero we hari ibyo abasaza bagenura kandi ikindi kandi ari byo bitewe n'ayo mateka ariko gusa nashishikariza abantu ko turwana intambara y'uko iby'amazina yacu mu bitwa tugomba gukora nkabyo yego turabakristo rero ndirekeraho kumva kwitwa ngo ni Reverend Ntambabazi umupasitori ariko hari n'abandi bagira amazina mabi ariko nk'iryo inkomoko yaryo niryo ntabwo ari akabyiniriro ntabwo ari irihimbano riba mu byangombwa ryose kandi kurikuramo no kurihindura numva ntabishaka yego ntuzarihindure abadukurikiranye ngo mumaze kumva aho iryo zina ryavuye muhora muri byibaza ngo se Ntambabazi kubera iki ariko ngewe nkimara kubyumva nkimara kumenya nagiye mbakurikira mu materaniro twajyaga tugira n'ubwo aracyahari muri Women Foundation Ministries umushumba Apotre Mignone ni ministries ihuza abagore benshi cyane benshi abadukurikira barabizi kandi n'umushumba mwiza umushumba mwiza nanjye umushumba wanjye namwigiyeho byinshi kandi acyamwigiraho byinshi Imana y'amahoro imuha umugisha kandi yubatse imitima y'abagore n'abakobwa cyane yubatse n'iy'abagabo n'abasore Imana yo mu ijuru Apotre Rahuri Imana yo mu ijuru umugisha kandi ikomeze kukwagura rero niho najyaga nkubona kenshi niho njya nkubona nkavuga kuki yitwa Ntambabazi ariko muri ngewe nk'umukristo noneho ndisobanura ndavuga ngo Ntambabazi za Satani ni ngombwa kuba yitwa Ntambabazi akaba akirijwe akorera Imana buriya Ntambabazi agirira Satani agomba gukora akababaza Satani nk'uko ababaza abantu rero Ntambabazi mbese njyewe mbishyira muri iyo sanse kugira ngo ne kwibaza byinshi ngo ese kuki yitwa Ntambabazi z'umwanzi nta mpamvu yo kugirira umwanzi imbabazi rero nta mpamvu yo guhindura izina ryawe kuko ikibi nk'uko wari ubivuze ngira ngo tuzabisubiraho ikindi gihe nunyemerera tuvuge kuri iki kintu cy'amazina n'amateka yabyo noneho hari igihe abantu bakorerwa deliverance hari abajya babyemera akavuga ati yewe data yanyisira izina kandi sindishaka rifite impamvu runaka yarashingiyeho rero iyo myuka iri kururukaho sinyishaka gukorerwa deliverance ubwo ikindi gihe nimutwemerera mushumba tuzabigarukaho tuvuge kuri ayo mazina murakoze Imana yo mu ijuru ibaha umugisha rero tumaze rero kubasaba hanyuma mukatwemerera twaravuze ngo se pastor afite ubuhamya uyu mukozi w'Imana afite ubuhamya niba mukurikira ibiganiro ajya akora hirya no hino cyangwa se no kuri cano yiwe muzagenda mufashwa kandi musobanukirwe kurushaho hari inyigisho afata akigisha inyigisho y'umubatizo akigisha inyigisho y'igaburo ryera akigisha inyigisho zitandukanye Passover bene nk'ibyo byose mujye mukurikira abakozi b'Imana muzagenda mugenda mubigiraho byinshi hari abo wakomerekeyeho ariko hari n'ho nabo mumora imitima ni mubizi se Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane hanyuma ndatekereza ngo mu buhamya bwawe nagiye numva bwinshi n'inyigisho ugenda utanga numva ndifuza ko tuganira ku ijambo ryiza yego noneho imbabazi ubwo rero nabanje kuvuga ngo turaganira ku kintu cyo kubabarirana kugira ngo ubabarire umugenzi wawe umuha imbabazi kandi iyo umuhaye imbabazi urarekura rwose ntabwo umuha imbabazi ngo mukanya noneho kubita agatoki ku kandi uvuga utari kuri ya muntu ndibuka iyo umuntu ukibuka ibyo yaguhemukiye noneho ubwo ndangije ngenda mbica mu bice ntabwo turi birangize byose ariko tugiye kuganira ku mugabo n'umugore umugabo n'umugore barahemukirana hari igihe utumvikana n'umugabo wawe bikaba ngombwa yuko kandi koko birumvikana abantu mwakuze mutakuriye mu rugo rumwe n'abakuze bose ibere rimwe tujya turwana da mugasimbukana nimwumvikane kuri iki ngiki ejo mukiyunga ejo mukagira ibyo byose bikabaho ariko noneho umugabo n'umugore iyo bahuye hari ikintu kiba cyabahuje bagakundana mukabana iyo myaka mubanye uko ingana hanyuma washyika hagati ukumva wa mugore cyangwa wa mugabo ntakikubereye mwiza nk'uko wari ubibonaga mbere ukumva n'icyo umwishimiye ukumva ntabwo ese noneho ndibaza ngo ese pastor buriya wowe iyo urebye ukuri umushumba ugenda muri benshi ukansoringa benshi uganira na benshi wibaza kubera iki kwihanganirana k'umugabo n'umugore kunanirana kandi baratangiye ari sheri ishusho baratangiye bakundanye cyane ubona utababana nta kintu cyabameneramo ese bagera ahantu runaka uburyo kwihangana byanga biterwa n'iki Yesu abaha umugisha cyane
urakoze cyane ku gitekerezo kandi kuri iyo topic nziza, ariko mbere na mbere tubanze tumenye ngo igikorwa cyose Imana itegura Satani agomba kukirwanya. Uko niko aje amushize guhera ikintu cyose, kuko buri gihe intego ya Satani ni ugusenya ibintu Imana yashyizeho kandi byiza. Kandi kubisenya ntabwo uri bishobora, ahubwo inyura mu bantu ko turabanyantege nke. Wibuka neza dutangiye mu itangiriro, Imana imaze kurema Adamu, niyo ubwayo yavuze ijambo ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Adamu ntabyo yari yasabye, na Eva ntabyo yasabye. Rero urugo ni icyifuzo cy'Imana. Niyo mpamvu intambara zitagomba gushira mu rugo, kuko icyifuzo cy'Imana cyiza umwanzi arakirwanya. Satani ntashobora kugiha amahoro, kuko mbere na mbere ni icyifuzo cy'Imana ubwayo. Gisoma Imana irema umuntu mu gice cya 27 yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe. Urumva ko ntabwo yavuze ngo ndeme umuntu, habayeho inama. Bivuga ko yari kumwe n'abandi bantu. Mwuka wera nahise yarahari. Ariko bigeze ku mugore, yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, ndamuremera umufasha umukwiriye. Ntabwo ari yavuze ngo tureme. None yavuze ngo nda. Haleluya. Amen. Urumva aho hantu niho hari imbaraga. Ubundi n'abashwana bagombye kumenya icyo kintu. Ndafashijwe. Mbere tureme, habaye reunion, habaye inama mukutano, ariko igeze ku mugabo ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, Haleluya. Moi, mimi, ndamuremera umufasha umukwiriye. Amen. Satani atubyo rero uzanye ntago mbikeneye. Yego. Ibyo gukora wenyine simbishaka. Ibintu ugize ntago mbyibusora. Intandaro z'imiryango, intandaro yo gusenyuka, intandaro yo kwangizanya, nicyo Satani yashaka. Icya kabiri, byari byoroheye Imana kurema Adamu benshi, byari byoroheye Imana kurema ba Eva benshi, ariko ishima ko umuryango ukomoka ku bantu babiri gusa, kugira ngo hatazaho amakimbirane muri famiye. Nabaho bafite uko bayakemura. Uza ari umugabo wabyaye ku ruhande, umugore wabyaye ku ruhande, hahora intambara. Icyo ni ikintu ngiye kubaza. Ntekereje Imana yakoze Adamu na Eva, umugore umwe umugabo umwe. Noneho naringize agatekerezo ngo ubuse wa mugabo ufite abana benshi, abagore batandukanye, afite uwisezerano akagira abandi batandukanye ku ruhande. Ureba amakimbirane azamo kuntu ameze. Burya ariyo mpamvu twihuse nyuma ikibazo abantu abanze babyumve. Icya kabiri umenye neza ko Imana yagiye ishaka umuryango biranga. Yari ikeneye kuzabona umuryango umeze nk'uko igiti kigira amashami kikagaba amashami, nta wundi uciye ku ruhande. Noneho biza kwanga kugira ngo binagera kwa Nowa biranga, bigera kwa Aburahamu. Aburahamu nawe ntiyakora ibintu nk'iby'Imana ishaka, kuko yongeyeho Hagari, yongeraho Ketura. Kangiye ukavuga nzi ko urahita ufashwa noneho. Iraceceka. Mu bantu Imana yahereye ikora igitangaza ikareba umuryango muzima, umuntu witwa Isaka. Isaka ntiyigeze ashaka undi mugore mu buzima bwe. Yabanye na Rebeka bonyine, babyara abana babiri ndetse b'impanga. Imana yigizayo undi kuko atari ngombwa, ifata Yakobo. Abana bose Yakobo yabyaye bavuye muri Yakobo. Icyo cyo gusobanura ko buri gihe Imana ibikeneye wa muryango utavangiye, ku bantu bagahura nta bana ku ruhande. Rero ibyo byose tugira ku ruhande byari ikibazo. Murakono yaravuze ko imiryango yose izahermisha muri Aburahamu, ariko Aburahamu aza kugeza ko yongeyeho n'undi mugore ku ruhande n'abandi, iramureka. Ariko mu bantu bo mu bisekuru byacu bya kera, uwitwa Isaka yashakanye na Rebeka gusa. Imana ihabwa icyubahiro. Bagabo bene data, turabasaba kugira ngo tugere ikirenge mu cyande cya Isaka. Kuko urumva ari cyo kintu amakimbirane nahaza.
urumva kuko mbere na mbere ni icyifuzo cy'Imana kandi satani ntajya akunda ibyo bintu ashaka izo ntambara ashaka avuyo no kurwana. Noneho ikindi gikurikira gutuma cyo ni impamvu ya mbere. Iya kabiri, iyo umuntu agiye gushaka umugore cyangwa umugabo hari igihe yirengagiza ko agiye gushaka marayika. Twe turi abantu yego ukumva ko umugabo agiye kuba umumarayika n'umugore agiye kuba umumarayika ariko akibaza ko turi abantu. Iyo ni impamvu ya kabiri. Iya gatatu, twirengagiza ko tutavukiye ahantu hamwe, tutanavukiye mu mico imwe. Hari ikiganiro nakurikiye umuntu mwatumye umubyeyi aravuga ngo dusoma Bibiliya abana bagasoma ababyeyi babo. Ijambo raribyumva. N'ijambo nararyumvise kuri nge ndaryumva numva bwonko bwanjye buragutse ukuntu ntazi. Bivuze ngo ibyo duha abana bacu batubonamo nibyo bimukana mu ngo zabo. Buriya niba njyewe nkunda gutanga urugero, kuva nabaho sinigeze mbona data angurira umwenda, sinabonye data agurira umwenda mama wanjye, sinabonye data haha, sinzi ko yahahaga mu bagore benshi yari afite, ntabyo nigeze mbona. Urumva nshobora gukura gusuye ko nagize amahirwe tubaza kugarukaho. Urumva natanga mbona kubita abagore akava aha akajya aha, hari undi. Urumva mu by'ukuri bikomere twagakuranye ni uko kugira umugore umwe bitabihagije, kubera ko nibyo nasomye kandi kumbwira ngo umugore mu mwenda urashize, ariko byo ngaruka ntago nayo, ariko iyo ngaruka nigeze kuyigira. Ariko burya nkimara gushaka umugore yambwiraga ati imyenda nta mfite yo kwambara. Ariko se madamu wararwaye, imyenda ntiyuzuye hariya, kubera ko ntazi ko data kumbi sinkamenye ko nta mugore ujyana mu birori umwenda kabiri. Ntabwo twari nabimenye nkuze mbajije umuntu imyenda ngo nta myenda afite ngo hari ibirori, ugasanga umudamu wagiye kwambara nabi ufite n'uburyo, kubera ko ntiwigeze ubona mama wahindura imyenda mu kirori yabasohokanye. Kumbi simenya ko akeneye isakoshi, sinari nzi ko isakoshi y'umukara igendana n'imyenda yose. Urumva ibyo ni ibikomere dukuraho twavukiye, kudaha agaciro cyagiye yaje mu rugo. Ndaza kugira akandi kantu ndenzaho gato kandi nkavuga hari abaza kukumva karagutera kubabara, ariko noneho urumva mvukiye aho. Hakaba n'umukobwa wavutse mu rugo, umukecuru atubaho umugabo avuga nabi atukana. Umukobwa wari ugiye gushaka akaba azi ko ariko ingo zimera, mu majyambere amuhaye akamushyiramo na karande yiwe, barayimukana, ariko akaba atazi kwita ku rugo, akaba azi neza ko ibiryo bitekwa n'abakozi, akaba azi ko mbe ukabona nta kantu hari ibyo afite, ariko ntiyabikuye mu ishuri, ya byose mu mashuri. Naho rushaka kubwira icya gatatu kibitera, icya kane ni inyigisho nke twebwe abashumba ko bagiye kubana. Nako nshaka kubwira kutagira umwanya wo gutegura umubano, ngo ubwire umuntu tumva mugiye kubana muvuka ahantu hatandukanye. Inyigisho zacu ku bagiye gushinga urugo ni ukuri ndabyemera, kandi nabo nabibwira uyu munsi babyumva, ntidufate umwanya ngo twigishe abantu, kuko hari ibyo ba nyirasenge bababwira. Nyirasenge akibafite of course, n'abatabara ibindi binyuranye n'ibyo, ariko twebwe nk'abapasiteri mbere yo gushyingira umuntu kugira umwanya wo kumubwira ngo uyavuka aha nawe uvuka aha, ibyo uzamubonaho ni ibikomere yakuye mu muryango. Icya kabiri, buri muntu wese umukozi w'Imana kubwira ikintu gikomeye, buri muntu agira uruhande agiramo imbaraga, akagira n'uruhande agiramo intege nke. Rero aho kuvuga intege nke zanjye mu rugo rwanjye, ahubwo hagarara aho mfite intege nke, umerere nk'imbaga ituma ntacumbagira. Nanjye mpagarare mu ruhande rw'umugore, udutege twe dukenze aho duherereye nduhishe kugira ngo munezeze. Ni iki kikubwira ko uwo muntu afite intege nke? Nuko iyo mubwira iryo kosa ahita atongana,
yego itahaguruka akavuga ntabwo ashaka kukumva mbese ko ari umunyamakosa ni ingeso ze uhita uvuga uti ese burya ni kuriya uhita uhagarara ugatuza none ukabasha kumutwara mu bwami bw'Imana. Ibyo rero ni impamvu ndende igenda inaboneka rero by'ukuri imbabazi impamvu batabara ni byose nakubwiraga bituma umwe imbabazi zibura. Noneho ikindi umwe akumva yifuza ko babyita mu buryo bw'igifaransa mu gifaransa ngo kuba umwe muri mwe yikunda, ariko kwikunda tuvuga utavuga selfish ntabwo birenze iyo ngiyo. Yakumva ibintu byose ari ibye bwakeya yumva rero ukabona we muri we yishimira kukubabaza wakishimira kumunezeza kandi yakubabaje. Ntabwo byakunda kandi biragora ko umuntu agusaba kuririmba kandi arimo kubabaza mukicaye ku ntebe umubabaro yaguteje. So rero naho hantu tuma izo mbabazi zigenda zikabura, ariko ishingiro rya byose ni uko Satani adakunda urugo, kuko urugo ni ishingiro ry'igihugu, umuryango ni ishingiro ry'itorero, ni ishingiro ry'iterambere ry'umuryango, kuko ari Imana yashinze gukora umuntu umwe uzabyara umuryango ukwiriye isi. Urumva ikintu no kuba kimeze gutyo, umva iyo dushyize hamwe dadi na mami bari kumwe, abana bari kumwe, ubona ari ibintu byiza kuko muzashingira mwaguka bimere gutya batware ya mico. Rero ntabwo umwanzi ashobora bigatuma twe imbabazi zibura, kuko umwe abashaka kumva yaganza undi, ariko abamaze kumenya ukuri hari ukuntu bagenda babihindura bikagenda neza. Imana ikuha umugisha cyane. Inshuti zacu abadukurikiye mwabyumvise aho ruzingiye. Imana yavuze akantu ngo igiye kureba umugore nubwo umugabo yamusinzirije hari ibyo yamuhishe, hari ibanga yamuhishe. Rero ibyo byose bwa budasa n'ubundi hari ahantu bukomoka, kuko nubwo umugabo hari ahavuka n'umugore hari ahaturuka, ariko byatangiye kera. Umugabo ntabwo yamenye ibanga ry'Imana, na cya gihe Imana irema mbere ntabwo umwuka wera hamwe na Kristo, ntabwo icyo gihe noneho ijya kurema umugore ntabwo bari bahari. Yaravuze ngo ndamuremera ntabwo ari tu ndamuremera rero kandi namusinziriza. Icyo bisobanura biriya mbikubwire nifuza iki pastor, ariko wamugana ni kubera iki kuki yamusinzirije? Ubundi Imana ifite ubasha ariko kumukuramo akagufwa adasinziriye. Ubundi nudafunga amaso ngo usinzire bizagutera gukanura amakosa kandi uhemuke. Nicyo bivuze buriya, ni ukuvuga ngo kugira ngo urugo rugire amahoro, kugira ngo tubabarirane, ugomba gusinzira. Ugakanga kuvuga ngo aka ni akara yanjye naho ku magufa yanjye, ukamukunda urukundo, kuko amafuti yanjye udahumira. Reka nkubwize ukuri, ndumva nagukiye kuri uyu murimo w'Imana twicaranye, sinjya mpisha amarangamutima yanjye, kandi nkunda kwanariza Bibiliya cyane. Kuvuga ngo kugira ngo urugo rubeho, kugira ngo bizinesi ibeho, ikintu cyose ukenera ni uko usinzira kandi ureba. Ni ukuvuga ngo ndabibona ariko nkabirenzaho. Hari ibintu umuntu agomba kureba, bivuze we yarakangutse amubona, bavuga ibindi byinshi, ariko ngewe ndashaka kubwira mu buryo buri spirit. Uyu uzarebe urabona nawe urugura rufite rufite n'amakuru ugiye yumva kuba waratangiye ministeri yo guhumuriza abantu. Ni ukuvuga ngo hari babuze uko bahumurizwa, urabyumva urabizi. Rero ku buryo umuntu ashobora kureba amafuti ugasanga ukajya muri telefone y'umugabo kureba bamwandikiye message, ntusinzire. Umva, sinzira kuri telefone y'abandi, hari ibyo uri bubone uturi ku mutima. Yego urabizi, ariko sinzira. Sinzira ari ibyo ushakisha ngo yaciye ngo niyo ngo ntega. Reka kubwira akantu k'ubwenge n'ubuhanuzi ngira mu rugo udahumirije kandi ukanuye warwana, kandi byose byari ikibazo. Ni akantu ushaka mu buryo buri spiritual ugiye kumva, kuko mujya kugenzura madamu wanjye uri hehe. Wari uzi ko hari umugabo ufuhira umugore kandi n'umugabo ari umusambanyi, ku kazi k'ibyo akora n'undi yagize kandi ararengana. So rero ni byiza kumiriza kuri telefone y'abandi, konte baguhishe humiriza. Irumva neza kujya kugenzura utuntu, hari ibintu uri bujyemo uturi ku mutima. Ahubwo ingo nyinshi burya si uko ari mu bamarayika,
ahubwo ni uko umwe muri bo ajya asinzira agakanguka avuga ati sheri wanjye inshuti yanjye kuko burya mu ngo umukozi w'Imana nta n'ibikomere tubivuge nk'abantu beza hari abagore bafite izina ry'uko ari abagore ariko badafite abagabo kandi abagabo bagize gute bahari cyumvuze abakuru bacyumvise umugore w'umutima nubwo ajya mu materaniro y'abagore ntazavuga ati umugabo mureba mu buriri simutunze arasinzira agakenyera akuzura umwuka wera agahamagara sheri ishushu kandi nturabukwe hakaba undi musazi udasinzira ati mureba ntacyo akavuga amagambo menshi undi akagira gute agasinzira bagakora bizinesi bagaceceka akagira umugabo w'izina uherera kumubyarira abana kera ariko ibindi bidakunda ariko ibyo mvuze urabyumvise nabyumvise cyane ntuvunike ngira ngo badukurikiye abanyabwenge babyumvise abanyabwenge babitoye ukibaza ukabona hari undi ushakuje hari undi ucecetse hari n'abadamu n'abagabo bashwe imitungo bagasinzira atari uko arabizi ariko abirengejeho kugira ngo yubake uzi ubwenge bashyizemo abagira ngo ahishe abana badakurira muri ibyo bikomere ariko hakaba n'injiji rero ibintu byose akabivuga akagira n'umugabo akagenda akavuga ati n'ibintu akavuga ibintu wagira mu rugo rw'umuntu ngo cyari ko disi ngo jye umugore wanjye ararenga uzi ko ngo hano habisuku ngo umugore wanjye ntayagira umushenye umutima urumva rero we mwubake binatuze gake niba uzi ko atazi no guteka neza wibwira abantu ngo urumva mwabashyitsi banjye ngo ntabwo nabazana mu rugo ngo ngira umugore uteka nabi wamuhishuka basohokana utavuze kandi n'umugore azima cyangwa ushaka umuntu azateke wenda nta kibazo basohoka bigezweho muri hoteli n'ibisanzwe burya abantu barasohokana n'ibisanzwe tugerageze gusa reka nakubwira byinshi buriya nabyumvise ariko ngira ngo iyi channel yanyu irebwa n'abantu bashobora kumva ikintu yego nitudasinzira kandi tunareba kuko icyo ndi bukora ubwo si uguprotectinga gusa umugore wenyine si no guprotectinga umugabo wenyine ahubwo ni ukurinda abadukomotseho kugira ngo bazagire ingo nzima ariko nutangira kuvuga ngo murabona se uko yatugize kuko mu bintu biri imbabazi hagati aho buri gihe umwe ashaka kwigira umwere imbere y'abana n'imbere ya famiye noneho bakagira ngo barabikora neza kumbi bari kwiyangiza burya iyo witwa Adamu avuga ati Mana mbabarira twacumuye Mana ari kubyumva atariko oya n'umugore wampaye hano ubona nagusabye ubacoye mu bibazo kubera iki kantu kajya kandya cyane noneho ati uwo mugore ati ni inzoka baremye urumva ukuntu bahererekanye mbese Imana ubwo niba bahinduye bahinduye ko Imana ari yakoze amanyanga inashyiraho cya giti gito n'ibindi byose abanga ko Mana ngo yaba ntabimenya uyu mugore waramumpaye ngo nijye wamusengeye ngo uyu mugabo umuntu akitotomba kumbi ntabwo ari ikibazo cy'Imana yamuguhaye ahubwo ikibazo ni uko udasinzira uraturumbura kuri konti muri telefone yaciye he yanyuze aha mu muryango ibintu byose ugapikamo njya ngira akantu njya mbwira kuri telefone ngo ngiye ntaho ngira mbika ibimbabaza haruzuye rero abantu bataru sawa nagira mwenda ntaza kujya kure ya topic turimo ariko urumva habuze responsibility yavuga ati Mana twakoze amakosa tubabarira kuko ngo yaraciye amuhaho hari ugeze kuba cyangwa ngo ubone ngo Adamu yari yagiye ngo yatwumvikane ngo yariyeho amuhaho ntabwo yariye ngo nuka aza kumuhaho yarariye amuhaho ni présent tubyumve neza rero babandi bibaza ngo ariko ku bundi Adamu baka uzi ko hari nigeze kumva bavuga ngo Adamu ariko ubundi yari yataye umugore wajya he nuguta umugore yagiye wenyine ntabwo yari yagiye bari kumwe yarariye amuhaho ngiye kubera singisoma Bibiliya nirukanka sigaye numva nasoma ijambo nkatotora nkaryumva amuhaho ariko Imana ati ni umugore wampaye yagomba kumbwira ati mada sinkubabaze nabujijwe ntabwo ndi buryo sindi buryo hari izindi nyinshi yambwira ati Imana tubabarire kosa ry'umugabo arangije ubwo ati wa mugore ibyo ni ibiki ati inzoka waremye dore niyo yamayeho inzoka iryuma ati ubundi intego yaje kwara kubakura muri Edeni iyo roho hatariho imbabazi
kwikura muri edeni y'urugo Imana yaduhaye Yego. tukarubamo ariko atari edeni ahubwo rumeze nka prison. yego Yesu aguha umugisha cyane pastor. Ndawakiriye. Ikintu nshaka kugira ngo mvugeho nanjye gatoya, najyaga nibaza ibyo nari nakubajije ngo kubera iki n'iki gituma umugabo n'umugore batihanganirana koko iyo batangira ari sheri ishusho, ariko noneho iyo bashyitse mu rugo bagatangira gukora bya bindi Adamu ati ni umugore wamaye, umugore ati ni inzoka, ariko noneho ubwo nahise numva kano kantu ngira ngo wenda uza kugashimangira ni ukudasinzira mu ikubitiro. Igituma batizerana batangiye bakira abafiyanse bagenda bakundanye, umwe atasiga undi, undi atasinzira atabwiye undi ngo waramutse wiriwe uramukeho. Noneho bageze mu rugo kubera yananiwe gusinzira arakanuye, amaso abaye maremare, kandi imbere ye bakiri mu bufiyanse ntabwo hari utuntu bahisha, hari n'utuntu utamenya utari wabana n'umuntu. Noneho iyo mugeze rero mu rugo ukabona twa tuntu utabonye mukiri mu bafiyanse, ntekereza hari two dutuma kwihangana kwanga, noneho no gusinzira hari byanga. Ese pastor wa mugani reka mwibarize, umuntu mubanye muri bafiyanse nta kintu akweretse, urabona ari marayika, ujyanye n'umugabo kabisa mwiza, niba utarabona urukundo kuri so ubonye umugabo ugiye kugukunda, niba utarabona urukundo kuri mama wawe ubonye umugore ugiye kugira gute kugukunda. Ariko narageraho hari umukozi w'Imana uheretse kutuganirira yihanangiriza abakobwa, aravuga ati mwebwe murimo mushaka, ati bakobwa mwarahiye mwameze amababa, ati ninde wakubwiye kuko ari wowe ugomba gukunda? Avuga ngo ndamukunda cyane narahengamye, ninde wabikubwiye? Ntabwo usabwa gukunda, wowe yumva itoza imico myiza, witoze kuganduka, wicare umva ubeho, ukorere mbese ukora ibyo Imana igusaba, utegereze ukundwe. Umugabo arashaka kugukunda akakubura wa mukobwa we. Abahungu bajya bavuga ngo rega ngo ni abakobwa bakiriho, ukibaza kuki avuga ngo ni abakobwa bakiriho. Noneho ubwo nahise ntekereza uwo mukozi w'Imana atubwira ati abakobwa bameze amababa kubera iki? Ntabwo bashaka kwicara ngo bakundwe, abagabo nabo babashaka bakababura. Avuga si umukobwa usimbuka kuri ya ndabo kariwo ndeba ari urimo kunereta ndabivamo, mbese urumva ko byabaye nka vice versa. So rero umuntu agahera hariya bari abafiyanse bakagera mu rugo hari ibintu atigeze amenya, noneho yagera mu rugo agasanga ari umugabo n'amatoroshi ntabwo asinzira, umugore nawe yarakanuye, mwese nta n'umwe uri ready kugira gute gusinzira. Ese mu gihe mukundanye mukagera mu rugo kandi mwatangiye mubona ari byiza, mugezeyo usanga hari ikintu kiri butume udasinzira, ubwo icyo kintu wabigenza ute pastor? Wakwifosinga gusinzira koko? Urakoze cyane. Nigeze kujya impaka n'abantu bamwe tubambaza ikibazo gisa nk'icyo ngicyo, ndababwira ariko ari isezerano ryo kwa padiri nubwo tuyakenera cyangwa kwa pastor mu rusengero, ari isezerano ryo muri leta mu murenge basezerana, ari n'isezerano ry'umuryango bemera gushyingirana, irifite imbaraga n'iri. Abantu bose bananiwe kunsubiza, hamwe bambwira kwa padiri abandi bambwira mu rugo. Ndababwira ntiburi isezerano rya mbere rikomeye ni iry'abantu babiri mu ibanga, iryo bavuganye nta wundi umuntu uhari. Wemera kubana nanjye ndabyemera, iryo burya kashi bigiye kuko iryo ritabaye iwanyu ntibagushingira, iryo bitabaye leta ntiyagushingira. Twe rero ari ababyeyi, ari leta, ari n'abapasitoro dusinya ku byo mwisinyiyeho mbere. Cya kabiri, imbabazi impamvu bigora abantu benshi binjira mu rugo bazi ko bagiye kujya ku hantu horoshye, noneho iyo ageze mu rugo si uko bahishanya pe, nkubwiza ukuri mukozi w'Imana, ntabwo ari uko bahishanya. Nta muntu uhindurwa n'urugo, nta muntu uhindurwa n'urushako, nta muntu uhindurwa n'uko yabyaye, ahubwo urugo rukwerekana uko wari uri kera utarashaka. Urabyumva neza? Ntihagire uzakubeshya ngo yigiye gusambana ari mu rugo, ntihagire uzakubeshya ngo yigiye gushira isoni ari mu rugo, ahubwo urugo ni igipimo simusiga cy'uwo wari we kera. Ni igipimo simusiga kigaragaza wowe, ntaho ugikwepera, ntaho ugikwepera. Kubera iki? Nagera mu rugo ishusho nyayo ye uzatangira kuyibona, nk'uko iyo ufite miruwari gutya ubona uri akantu keza,
ariko uko ugenda uyiyegereza ufunga ufite imyenge mu maso warabibonye. yego So rero kubera kubana usa nkaho umuntu agenda yegera mugenzi we ukabona utudefo ukabona uduki ukabona ibintu uti no ibise niko byabagaho no simbyumva na nawe ugagira kubera ko nubundi kuva kera uri umwana ntwagiraga kwihangana ugashwanyuka rero. Urugo n'umunzani utabeshya ni ishusho umva nkubwiza ukuri urugo nta photoshop ibamo. Hari ukuntu bagufotora ugasa neza ariko urugo ntirujya rugira photoshop ntiweditinga mpaye nka kweditinga barabyumvise buriya ra manwe buriya barabyumvise ra urugo ntabwo beditinga ntabwo ujya mu ifoto ngo we uhanagura ibibi ntabwo urugo ruzana ifoto yawe uko yakabaye wihishe 3 wihishe 4 wihishe 5 kandi iyo shusho ntacyo uri buyihindureho ahubwo uriga kubana nayo. Sawa kamera kumvise ndakumvise kubana nayo ubundi kubaka urugo ruzima si uguhangana n'ingeso z'umuntu ahubwo ni ukwiga kubana n'ingeso z'uwo muntu. Nukuri yes ako kantu rero hari igihe ushobora gusanga nk'uko madamu wanjye Jackie yabati pastor kana cyangwa runaka we yangeraho ibyo mbonaho nibyo narindi byo mbere yuko mbona ahubwo nuko urwo rutari rwakira ku musozi. Yes yarataragera ku munzani ntabwo urugo yarataragera mu ndoro rwamo. Yego cyo gihe nayo ntitubona za bya gahunda nigumenye uko afuha uko arakara uko iwanyu bakarakara uko kugenzura uko umugabo bari ugatangira uyu ni wa muntu uhambira agasheri oya burya ntabwo yahindutse ari uko hageze. Yego ahubwo urugo ruragutwikurura kurya bakuvana hagatimba ugeze ku buriri ni ku rugo rutwikurira isura yawe nyayo original yawe nyayo kukubwira ngo sohora ngo sinshaka mama wawe muri uru rugo na mbere burya ntiyamukundaga. Yego baraho nivugiye aho rero naho nashaka kuvuga ngira ngo bitewe n'impamvu ntabwo ari na mbere ntibyari bihari kuko urugo niko rubaye. Rero iyo bigeze aho ngaho sindi bufasingiye buraza kumbaza icyo umuntu yakora iyo bigeze aho rero aho ngaho niyo mpamvu nyamukuru ituma twihanganira kubona amafoto tutari twiteguye. Bivuga ngo nta photoshop ibaho ntibeditinga uko waruri imbere yuko ushakana mugenzi wawe niyo yashusho iza iko yakabaye ushobora kuyihisha imyaka 2 ariko filame zira turaboneka. Rero ubwo utunyenekereza none se ushakanye n'umuntu izo ngeso nazo waruzi hanyuma ugeze mu rugo aratwikuruwe amaze gutwikururwa binsaba yuko nsinzira ariko noneho nagize ya shoke nikanze wa muntu ubona atekerezaga wowe numvaga nifuza siwe mbonye ese ngiye kwitoza gusinzira ngiye kwitoza kumufata uko mubonye noneho ndibaza ko numva ari ikizamini gikomeye pastor. Kirakomeye ariko gifite n'igisubizo cyoroshye. Dore ukuntu ibintu byoroha nkunda kubitangaho ingero. Yego buriya natwe Yesu yatwemeye atari ko turi beza ako kana ahubwo urukundo rwe rudutera kwirengagiza ingeso zacu yarangiza akatubabarira kugira ngo ro mu rugo ubeho neza nta yindi. Twemeraho gusenya urugo ari bibi gutandukana ari bibi uwo byabayeho Imana mutabare ariko bazi neza ko bigira ingaruka muri babiri batandukanye. Hari umwe babaza umutima byanga byakunda cyane cyane utaraprovoce iyo divorce. Bivuze rero ngo kugira ngo ubone umuti ukwiye iga kubana n'ingeso z'uwo mwashakanye. Wikwiga kubana na X ahubwo iga kubana n'ingeso za X twanze kuvuga izina cyangwa Y kuko nuvuga ngo kibango kana ngibisimbi shaka uzamubwira ngo ntubishaka bikube kabiri kuko biri mu maraso ye ntaho uri buhure ahubwo iga kubana n'ingeso z'umuntu. Buriya ukihutire gupfumbata umugabo gupfumbata umugore gipfumbata ingeso ze ubyarira ingeso ze ugaburira ingeso ze uganiriza ingeso ze ibintu ni uburyo bwo kubohoka impamvu za bino bintu ni ibintu bikomeye ariko biranoroshye ariko
niba nzi neza yiga kuri uyu gupfumbata icyo kibazo iyi wabonye we mwihorera uvuga uti yewe wowe wishaka kureba uwo muntu nkawe ahubwo hangana n'ingeso zimurimo wemera ko iyo utongeye kubwira umuntu ingeso ze agenda azicikaho buhoro buhoro yego mpamvu haraho nabibonye ako niko kaje amashaka kuvuga kuko uramubwira uti ibi ni birango bya we cyahita akora niba yatahaga saa yine ataha saa munani agenda kugora nko bikuvune noneho nk'urugero hari abantu bakunda kugona baryamye nguhe urugero rworoheje none kugira ngo umugabo atagukangura agona cyangwa umugore atagukangura agona wakora iki no gusinzira uryama mbere ye kugira ngo usinzire mbere azagone nyuma ese yagukangura ryari naho wenda kumutwara niba ari umugabo w'umunyamwanda niba ari umugore w'umunyamwanda ntateze kuzakora isuku uzamushakira umukozi ubizi maze amahoro aboneke mu rugo wige kubana n'ingeso yego sako wakumvise ndakumvise upfumbate yangeso cyane uko niko gupfumbata yangeso kubana nayo ubona yuko uwo muntu wawe ntazahinduka keretse Imana yonyine igize icyo ikora ariko noneho ugiye kwiga ukuntu wakemura iyo ngeso erega buriya n'Imana ntabwo Imana izahagarara mu kirere ngo ikemure ibintu ahubwo Imana ishaka ko tumenya ko tubana n'ikibazo tukayereka inzira tugiye kukinyuzamo urumva uko bimeze kuko buriya iyo utangiye kumworohera ndavuga hagati y'aba bana akabona bya bintu hari uwo twajya tuganira kenshi ko minisiteri yanjye nuko tubafasha turabakira benshi naramubwiye ntiwegenda uhereye none ntuzongere kumusaba hasi ati abana bazarya gute ntabwo mbyumva ndamubwira nti no wisaba rasiyo wimusaba akagutuka akakubwira ko umeze yarambwira ngo ameze nk'urushinge ruvamo amaraso mu buzima bwe ndabwira oya bose barayagira na mbere yari ahoranye buriya kandi afite aho yabikuye ndamubwira nti wowe rero ugenda uceceke ati uceceke gute ko nabyumva wowe genda uceceke ahubwo umubwira uti ko nize kandi abana bakuze uwashaka akazi oya ngo ntabwo mbishaka ko mpana tuzaga mureke abone ko nta gahunda nini ibyo utabyiba telefone ayirambikaho konti ayiguhisha uceceke nuceceka icyumweru kimwe atari kubabaye ntabwo byatinze buriya mu cyumweru kimwe hamwe atari nangiye kumuvuga mu izina amakana ariko mvuze ngo mama Regis ba Regis ni benshi ba Regis ni benshi bamenya bari ariko atari ko wabaye iki madame kutakisaba amafaranga byabaye gute ndaramubwira ati nabonye bikugora nguha amahoro turabonye bikugora ati noneho ntacyo akiri ikarita hari amafaranga ahangaye kujya uhaho ugenda ukire gute kubera urumva yamweretse erega ubundi akakubwiza ukuri ingaruka yo guhakwa ku muntu no kumupfukama imbere ingaruka no kugusuzuma noneho bivuga rero hari ibyo twiga hari ibyo tuba twari usanga dufite no kuva kera kuko urumva nk'uwo muntu niba ugira inama agiye agaceceka akagendera kuri izo nama umuhaye hanyuma umugabo akisubiraho bivuga ngo n'ubundi yabikoraga aguhana avuga ati kuyo azahora asabiriza yaravuga ati by'akazi bireke atavuga dore hano amafaranga yo guhaha kuri konti amuha ikarita ntayagiraga nta yo kujya ku kazi ati genda n'imodoka ugenda ubikore nta byo kuri guvunika kubera urumva we yageze aho amuha amahoro nibuka agakuru gato umuntu twaganiriye we yari afite umugabo umuca inyuma mu buryo bukomeye agahora arira ubundi ndawugira ikibazo ndamugira inama mugendana atari ku bundi mu myenda y'umugabo wawe ujye ushyiramo agakingirizo nigasaza ushyiremo akandi ngiye kubivuga abantu bumva ukuntu babohowe yamenye ko umugabo akora ikosa ariko ntakeneye kumusakuriza kugira ngo abana n'abandi kandi ikindi no kugira ngo abaturanyi batazumva yasuzuguye umugabo we kuko niba hari ikintu abagore mwanga ntabwo basuzugurira umugabo nyamara tw'abagabo ntabwo duhangana n'abadusuzugura abagore ahubwo nibyo kosa tugira ariko umugore akurwanira ishyaka nubwo yaba azi kuri nubwo yamenya nubwo yaba afite ibitekerezo biri munsi y'iby'abana arakurwana none wumva we umunsi wa mbere arakajyana karasa ati nigasaza ujye ukagaruramo anaza kubaza umugore ati ibintu mushyira mu mufuka neza
karashaje ashyiramo kandi umugabo yaratinyutse aranagakoresha kandi ntabwo yakoresheje ahubwo kagumyemo yamara gutera ipasi agashyiramo akandi umugabo atari ku bundi ibintu ushyiramo ni ibiki ati mugabo wanjye nzi kunca inyuma kandi sinshaka kuzandura sida mba ngira ngo ukingire ko ibyo ukora ndabizi ati ibyo ukora burya ndabizi rero kubera ko nkubaha ntakeneye kuzarwara no kurera abana kandi ntakeneye gutunga ibyo ukora mba mbizi mba ngira ngo nkurinde mutware wanjye ujye ugenda uba amahoro umugabo yahise yikubita avuga ati kuva yabona utwo tuntu umufuka yahise ahagarika ibyo bintu ahubwo aza kubaza impamvu mu ipantaro yajya no muri modoka akadushyiramo mu bintu mpa kucyishyiramo n'ibiki ntabwo ati mutware wanjye ndakuzi nkuzi tubana kandi nzi neza ko ariyo mpamvu ntatunga umukozi w'umukobwa kuko nzi ibyo wakoraga rero kuko nkubaha nakubyariye ngukunda ntashobora kukurekura nahisemo kukurinda nkakurinda ncecetse nkanakurinda n'ahazaza uwo mugabo niwe witangirwamo ati nahise ndeka burundu urumva amubwire umukozi w'Imana ni uguherekeza umuntu mu ngeso ze ariko ugambiriye kuzimukuramo mbere na mbere banza wumve ko icyo kibazo uwo muntu afite atari we ni umwanzi udakunda urugo rero bijya bibaza gufata ibibazo bya satani ukabitura umuntu ukabihereza umuntu oya naho ngaho rero aho niho ruzingiye yego inshuti zacu mudukurikira Imana ibaho umugisha ndizera ko murimo gufashwa uribaza ese iki kintu koko cyabaho kubera yuko wababajwe cyane cyangwa se urimo kumva iki kibazo umugabo arimo gukora cyangwa umugore yagukoreye ubushize twaganiriye n'umuntu atubwira imyaka yamaze 15 ari wenyine rero abana wenyine umugore aramutaye akana gafite umwaka umwe n'amezi ariko umwana ubu yarakuze amaze gukura kuri 16 ngira ngo ahari niba nibeshye arangije abona gushaka undi mugore ariko abana bamurinda bamubwira bati papa mama yarabikoze yaragiye none wowe uri wenyine iyo tugiye ku mashuri usigara wenyine wadufasha ugashaka nutweye tugusiga wenyine umugabo avuyeho arashaka ariko urumva ko yari yagerageje kugira gute kurinda abana be no kwihanganira abana barabigisha abatoza imico yaduhaye ubuhamya pe twarafashijwe turi abantu benshi rero umugabo umugore wadukurikiye wumvise icyo umushumba yatubwiye ngo dusinzire ese wakwemera ugasinzira niba wowe ucuririmo utararuvamo bitaraba gusakara ariko ubona ari bibi gerageza ugire icyo ukora wakwegera umukozi w'Imana akugira inama ese wakora ibyo yavuze wasinzira gusinzira n'ibyoroha hari ikibazo ariko iyo hari aho ushaka kugera wasinzira iyo umaze kumenya ibanga yuko Imana yakuremye umugabo adahari asinziriye cyane pe asinziriye ukamenya iryo banga ntabwo wajya wirukanga ntabwo twakwiruka pastor twajya dukubitwa umugabo yajya kugirira nabi wowe ukirukanyira imbere ya data ujya kumubwira uti data rero umuntu dore wamaye ko bigenze noneho twiga ingeso yo kuregana pastor kuregana gute niba Imana yaramuguhaye kandi Imana niyo yakuremye wa mugabo yarasinziriye nta ruhare yabigezemo yarasinziriye ngo cyane Imana irazigira itukurama akagufwa iragendera kurema noneho ugize ikibazo muho kugira ngo murwane cyangwa se municane uhavuze ngo dusinzire umwe muri mwe agomba gusinzira cyangwa se mwese mugasinzira naho ntihagire ujya gucunga ngo arebe ngo warebye muri telefone ngo ese kuri konti hariho iki ngewe ntabwo nanditseho amafaranga ahembwa sinyazi dore ataha igicuku nabonye message hari umukobwa wamuhamagaye cyangwa se umuhungu wamuhamagaye tugomba gusinzira ese niba tugiye gufata icyemezo cyo gusinzira ariko noneho hari ibibazo mbizi ko bihari ndasinzira mbizi ko bihari siko bimeze ntabwo ndi businzire ariko noneho kuregana navugaga ni cya gihe usobanukiwe ibanga yuko Imana yakuremye wa mugabo adahari noneho kugira ngo uwo mugabo muture ibyo bibazo agenda mbitura Imana ngira Imana rero Mana warandemye nibyo dore umugabo wamaye dore uko bimeze icyo nicyo nitaga kuregana ubwo nagiye kumurega mbese imbere ya data buriya rero umenye neza umugabo wawe mugiye kubana kazakumerera gutyo ugeze mu rugo wajyayo niyo mpamvu yo muri fiancé tuba dusinziriye
wagumye usinzire n'ubundi kuko urumva tugeze mu rugo turatwikurura nongere mbisubiremo kuba dukurikiye ntabwo urugo ruhindura umuntu ahubwo urugo rwerekana ingeso ari mu muntu isinziriye ikindi mbere y'uko urega umuntu imbere y'Imana banza nawe umenye ko utari parfait utari shyashya nawe kandi buriya nta kigeragezo na kimwe ushobora kuzakira imbere y'Imana ngo byarananiye ko mu gitabo Pawulo yandikiye abikora inshuro 10 yaravuze ngo nta kigerageza Imana ibasha kuduha kirenze kwizera kwacu ngo kuko hamwe n'ibitugerageza Imana izaducira akantu cya kabiri dukwiye kumenya kandi iri jambo nyumve abantu bajya kubaka ingo badashingiye ku rukundo rwa mbere ngo maze gukura ngo n'uwaza wese nakwemera icyo ashaka no kuba umugore undi ati genda mbiye kwirwa sambana ngiye gushaka umugore ararambiwe ariko azabura kubijyamo ngira adresse nta kimva agiye muri adresse ariko by'ukuri kakubwire icyanyuma cy'ishurugo nicyo twita kubura urukundo rwa mbere nge nabiganije ndamubwira nti yarambwira ati ko afite abahungu bandambagiza nkora iki ndamubwira nti cyambere nubwo itegeko rabwira ngo ni muganduke wowe uwukunda ibintu byose uzabibonera mu rukundo azaguhemukira urukundo ruzamuke arakara urukundo ruzamuke avuge nabi urukundo ruzamuke ibintu byose bigenda bizamuka buryo urukundo rwihanganira byose rubabarira byose rwizera byose noneho bigatuma hari ibintu guti nubwo umudamu wanjye afite izi ngeso ariko niwe nakunze noneho iyo urukundo ruje n'ibintu byose birebera ubishisha mu idirishya ry'urukundo umugabo gore natari ko rero uyu muntu niwo umutima wanjye wanezeza reka nce muri za mbaraga z'urukundo urukundo ntiruregana urukundo ntiruteranya rubabarira byose rwihanganira byose rwizera byose aho rero iyo tunyuze muri iyo nzira bitavuze ko ibikubabaza bihari kandi bazirikane ko iyo umaze kugira icyo nabonye mu myaka mfite n'ingo nabonye ndanganiza mu ngo abana iyo umwe amenye guhagarara mu ntege nke za mugenzi ikibazo kirakemura bisaba ko uri buhagarare ku ntege nke zawe nize kugira ngo umurokore kubera yavuze ngo umugore azajya mu ijuru kubera umugabo n'umugabo azajya mu ijuru kubera umugore ariko bita mu kintu ngo ni gutanaho mwikomo ngo n'uyu nguyu ugasanga umugabo ageze mu nzu akavuga ati nyoko wanyu nta muntu bari murimo nyine kugira ngo yigire neza imbere y'abana umugabo yasohoka ati dore so nguriya buriya agiye muri byo ugasanga barashaka gushinja icyo kintu ariko iyo hari urukundo rw'Imana no kwihangana no kumenya imbaraga nke z'uwo mwubakanye no kumubabarira biroroshye ikindi gikenerwa mu ngo kibuze kubera yenda shuguri kubera imibereho kubera turi mu bintu bikomeye muri iyi minsi ya none nicyo twita ikiganiro mu rugo dialogue kuganira umugabo n'umugore n'abana abana sinangwa cyane reka abana se batwaye icyo ubona abana bo bavuze ngo bonka hagibyo kuba tubonye urumva hagati y'umugabo n'umugore babona ikibazo aho kugira ngo bagicoce baganire nibamara kuganira havemo ijambo ryatunaniye na bugingo n'ubukuri benshi ryitwa ngo mbabarira nuvuga ngo ibi bintu biri nkubwiye ndetse nkujya ku musozo urugo rutaganira ntirukemura ibibazo biroroshye ko wasiga abana mu rugo ukatsa imodoka utagira imodoka mukagenda mukicara kuko burya hari ibintu bitagomba kuganirwa ubundi aho kuruhukira ntukahaganirire noneho byarangira mukicara ariko ibi bitewe n'iki akubwira byose ukabyumva uti sorry nakosheje kandi burya ikintu umwana yumvise ikimuvamo noneho ababyeyi ko bicaye urumva noneho bajya no guhanira abana bisa nk'ababikora rimwe wibona umwana ngo ni uwa nyina mbara ukuntu sinzi no kuvuga kuko buriya iyo yunganirije nagombye kumva responsabilité yanjye kandi narangiza nkemera kugenzurwa nabyumva nuko nakurakaje pardon
ariko mu buzima bw'ingo ijambo mbabarira ni ikibazo gikomeye. ati oya no urumva nawe ntabwo ntibagize uwo mwanya ntibagize umwanya wo kwicara naho ariko ibyo byose twamenye ko insiriri ni uko satani atishimira umuryango kuko azi ko umuryango muzima ari imbaraga zimumena ari imbaraga. Yesu aguha umugisha cyane pastor. Murakoze. Tugera ku musozo ndizera abadukurikira yuko turimo turagenda tumenya neza aho umwanzi anyura asenya ingo. Iyo wubatse buryo wubatse mu bushake bw'Imana, rero iyo usenye umwanzi aba yakurushije imbaraga agaca hahandi nyine akabirangiza. Ariko reka twige ku batubanzirije tubigireho kugira ngo turusheho kubaka urugo ruhamye. Hari ikibazo nari kukubaza ariko wagisubije. Ese ni icyo umuntu yakora mu gihe mugenzi we abona amunanije yumva mbese nakwihangana, urumva bombi bananiwe gusinzira, bananiwe kugira ngo yirinde kureba muri telefone cyangwa se no kugenzura bya bindi byose, byanze arahagurutsa aragiye. Urugo yaba ari umugabo cyangwa ari umugore baragenda da ingo barazita bakagenda. Ariko noneho ese iyo bazitaye bakagenda ni iki cyakorwa kuri ba bandi? Escape buriya baba bagifite ibyiringiro niyo bamaze gutandukana. Hari abantu igeze kumva bari baratanye bamaze imyaka myinshi pe, barongera ikindi gihe barongera barahura barongera barashakana gushyashya. Ese biriya bintu birashoboka? Ese abantu koko buriya baratandukanye cyangwa babishyizemo uruhare nabo barasenga hari ibintu wumva ukumva birakuyobeye? Ese bano bantu niyo wenda bageze no kuri tape ya nyuma bakora divorce cyangwa se buri umwe yumva aranije mugenzi we batakomezanya, ese hari ibyiringiro yuko wenda wa wundi umwe yakwemera agasinzira agasaba imbabazi nk'uko aho wari usoreje nawe noneho urugo rwabo rugakomeza? Cyangwa niyo rwaba rwarasenyutse akaba yatera intambwe agasaba imbabazi mugenzi we ati mwene data nubwo twatandukanye ariko ndemera amakosa narakosheje ABCD ariko ndagusabye imbabazi? Ese ibyo bintu byashoboka? Bundi birashoboka iyo umaze ubundi ikibazo mu kubaho kwacu duhora twumva turi abantu uri mwiza kuruta uwo muri kumwe, ariko iyo umenye icyo twita there is no right without obligation. Nta muntu ushobora kugira uburenganzira atagira inshingano. Wadivorushije kubera uburenganzira bwawe, ariko ushobora gusanga warishe inshingano zawe. Mu buswa bwanjye niko nabisobanura. Burya gutandukana ni ukurwanira uburenganzira bwawe, ariko tubaze mbere y'uko utandukana inshingano zose warazubahirije, kuko kugira ngo nduzinge rights zanjye ni uko ntigeze mpagarara mu nshingano nyazo. Birashoboka. Sinzi niba uri kunyumva buriya. Nabyumvise cyane. N'ubundi kujya burya ngo ababiri bananirwa kumvikana, hari aho umwe aba yananiwe guhagarara mu nshingano ze, kuko ijambo ry'Imana rirabisobanura neza. Mukozima, kugira ngo ubyumve neza hari ibintu twiyibagiza. Umugore afite inshingano ze, noneho inshingano z'umugore ni uburenganzira bw'umugabo, inshingano z'umugabo ni uburenganzira bw'umugore. Rero iyo habayeho gutandukana umwe aba agiye kurinda uburenganzira yabuze, tutabasha no kubyemera. So mbere yo gukora icyo kintu cyo kuburana uburenganzira bwawe, mbanze nkwibarize inshingano zo wazikoze? Inshingano z'umukozi ni ugukora, uburenganzira bw'umukozi ni uguhembwa. Urumva rero iyo umuntu agira inshingano ze zose akatakaza uburenganzira bwe, ni naho asanga cya gikomere gihari. Ariko njya nibwirira abantu ngo iyaremye Yuda yaremye na Simoni. Yuda wahekesheje Yesu umusaraba, Imana yamuzaniye Simoni wo kuwumutwaza. Simoni wo muri twe ninde? Ni umwuka utubwira ngo byose bizashira, kandi twikuremo ko ari uwo tubana mubi, tumenye ngo ni umwanzi ushaka kugira gutyo kandi nawe yahinduka. Aho rero hagomba iyo umaze kumenya ngo mu nshingano zanjye ibi sinabikoze, ni nabwo reka nkubwire ikintu njye dusa nk'abasoza. Nta muntu usaba imbabazi ku burenganzira bwe, ahubwo umuntu asaba imbabazi ku nshingano atubahirije.
wa muntu uzasaba imbabazi nuko azumva ko hari icyo atakoze mu rugo rwe. yego yego nitwimenyaho amakosa tukakimenya ko ibyo tutashyize mu bikorwa niyo adutera gupfukama tugasaba imbabazi bigakunda. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Yesu abaho umugisha cyane pastor. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bongerere amavuta no kurama kugira ngo muyikorere birushijeho. Turabashimiye cyane inshuti zacu mwadukurikiye mukaba mwumvise ikiganiro. Harimo gusaba imbabazi, hari ugusinzira, hari ukwirengagiza bya bindi, hari no gupfumbata bya bindi wabonye ngaho biguteye ubwoba, ariko kuko uwo muntu wowe ntabwo azahinduka, ni Imana yonyine kuguhereza imbaraga zo kubyakira hanyuma ukamwihanganira buhoro buhoro. Twagiye duhabwa ingero zitandukanye z'ukuntu bamwe bawe hari ukuntu wakira. Saba Imana ubwenge, guha ubwenge bw'ukuntu wamenya gutwara mugenzi wawe, waba uri umugabo waba uri umugore, mbere y'uko umusiga uhaguruka ukagenda banza uvuga utari ko buriya inshingano zanjye narazubahirije, ese kuko narabikoze ndabitunganye none mugenzi wanjye yananiye. Ariko kenshi twihagararaho, umwe agahaga undi agahagarara, twese ntitwuzuze. Ariko turabifuriza kuzuzanya, turabifuriza kwihanganirana, turabifuriza gukundana, buri umwe agakora inshingano ze. Ganduka undakunde, ubundi numuhuza hamwe muzagera ku Imana yabaremeye. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Dusoza mushumba turabasaba ngo dusengere. Hari ingo zitandukanye, hari izuzi, hari izo nzi n'abandi hirya no hino bazi. Reka ubasengere imbaraga kugira ngo Imana y'amahoro ibahereze ubwenge bwo kumenya ibyo watwigishije byose. Imana ibibigisha kugira ngo bihanganirane bubake ingo zabo, abana be kuba victim kugira ngo ejo bundi atazabyimukana akabitwara mu rugo rwe. Murakoze. Mana data wa twese uhoraho, Mana y'amahoro, Mana y'ibyiringiro, Mana twabonye mu gihe gikomeye. Icyo tuzi cyo nuko urugo ari inshingano we watangije muri Eden, kandi ubona ni igikorwa gikwiriye kugira ngo isi ihora ibona umuryango n'uruhererekane rw'abantu bazakurikiraho. Ko guhora urema umuntu byari gutera akajagari mu isi. Data turasabye kugira ngo ingo ziri ku manegeka buri muntu abanze yemera inshingano ze, mbere y'uko ashaka kwinjoyinga uburenganzira abanze amenye inshingano ze ko yazubahirije. Kandi umuntu wese ufite urugo yibuke neza ko atarwana n'uwo bashakanye, ahubwo arwana na dayimoni yanga urugo ntakunde n'urugo. Humugisha iyi shene, humugisha nyirayo, humugisha abayumva, kuko bigaragara ko hariho isanamitima ryimbitse rirenze uko umuntu abitekereza, kugira ngo n'uwari ufite agahinda wese atagira undi muntu atakiranga abwira ibye, ahubwo umwami apfukame avuga ati uyu niwe wampaye kandi ntaho namutwara, kugira ngo agire umutima wo kubona ibintu agatuza, yarangiza agahagarara mu ntege nke ze akamubera imbago imwambutsa ahari hakomeye. Urinde urubyaro rwacu n'urw'abo bantu kugira ngo batazasogongera ku mubabaro twanyuzemo, ahubwo tuzagira ibisekuru b'ibindi bizima bikubaka. Ndagushimiye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.